Rero uyu munsi wa none tariki ya none nibwo igihugu cy'u Rwanda, hano mu gihugu cy'u Rwanda hamaze kuba hagaragazwa ko amanota ya level 5 ndetse na S6 agiye kuba yashyirwa hanze, mbese akaba yagaragazwa. Ni nk'uko n'ubundi hari hamaze iminsi mike cyane amanota yo muri S3 ndetse na primary school agiye hanze, bakomeza kugenda bagaragaza uburyo ayo manota yamaze kujya hanze n'uburyo bayasize hanze. Rero nunyemerera tugiye kuza tuganira ndetse tunarebera hamwe ibijyanye n'uburyo ayo manota hari byinshi cyane bizaba byiganjemo, mbese turebe aya manota agiye kujya hanze agamije iki kubiga muri level 5 ndetse n'abarangije muri S6. Ibyo byose tubyinjiremo turebe, wenda hari n'abagiye kuba bakora graduation bitewe n'amalevel barangije, abigaga kaminuza ndetse n'abari bafite aho biga n'ubundi mu bijyanye n'izo gahunda zose ariko biciye muri kaminuza. Ariko wenda nuza kunyemerera cyangwa se nuza kwemera ko tubana muri iki cyegeranyo cyacu cy'uyu munsi wa none, turaza kuganira byinshi cyane kuri education ya hano mu gihugu cy'u Rwanda, turebe tuyisanishe mbese tunayihuze n'ikorerwa ku isi hose, noneho byose tugende tubishyira hamwe. Ariko icyo turi buhereho cyangwa se icyo turi bubanze kuganiraho muri make, turabanza turebere hamwe ibijyanye na gahunda zikoreshwa uyu munsi wa none ndetse na gahunda zikomeza kugenda n'ubundi zikoreshwa uyu munsi wa none mu bijyanye n'uburezi hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse tunaganira byimbitse ku manota yo muri level 5 ndetse na S6 ari ujye hanze mu minsi mike iri imbere, cyane cyane ko bari bakomeje kugenda batangaza itariki azagera hanze. Bamwe bakomeza kugenda bavuga ati ntiyajya hanze muri weekend, ariko ashobora kujya hanze ku munsi wo kuwa mbere. Rero twese turabitegereje, twese dufite bimwe mu bimenyetso nyine twagiye duhabwa bitewe n'amakuru twagiye dukurikirana, ariko muri iki cyegeranyo turaza kubanamo tubiganireho, mbese tumenye ibiri kuvugwa ni ibihe, tuganire ibiri hanze ahangaha ku mbuga nkoranyambaga nabyo ni ibihe, byose tubishyire hamwe mbese tubiganireho tumenye ibiri kuvugwa ni ibi, mbese byose dukomeze kugenda tubishyira hanze, dukomeza kugenda tubahereza uburyo byose bivugwamo n'uburyo byose byateguwemo, byose tubishyire hanze tubiganireho, mbese buri kimwe ku kindi tugende tukiganiraho, dukomeza kugenda tukwereka uburyo byose biri gukorwamo n'uburyo byose bifitwemo imbaraga. Nibwo rero mu minsi mike cyane abanyeshuri barangije mu wa gatatu segonderi ndetse na pirimeri, mu wa gatandatu nibwo hari hashize iminsi mike cyane babonye amanota yabo, mbese hanatangajwe n'ababaye aba mbere kurusha abandi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Wenda nubwo hagiye habamo ibibazo bimwe na bimwe, bamwe baratsindwa kwiyakira biranga, bigera naho bamwe biyahura, ariko uyu munsi wa none wenda abagiye kuba bafata amanota cyangwa se abagiye kuba babona amanota yabo, ubwo ni level 5 na S6, ni abantu bakuru, mbese ni rwa rugero rukuru twafata nk'aho afite icyo atekereza ndetse n'uburyo we agomba kwitwara, ku buryo we atafata umwanzuro wo kwiyahura kubera amanota, ahubwo haba hari ikindi cyo gukorwa ndetse cyo gutekerezwaho kugira ngo habe hafatwa undi mwanzuro ndetse habe hafatwa ikindi gisubizo, kugira ngo ibyo byose bikomeze bizamurwe ndetse binashyirwe mu ntera yo hejuru mu bijyanye n'izo gahunda zose nk'uko bikomeza kugenda bigaragazwa. Rero amanota agiye kuba yajya hanze cyangwa se amanota agiye gusohoka ngo be yajya hanze, abagamije guhereza abarangije mu wa gatandatu diplome ndetse na level 5 diplome izabajyana muri kaminuza. Wenda waba ufite ubushake bwo kuba wajya muri kaminuza bitewe na diplome wabonye, ukaba wakiga kaminuza, ariko tutibagiwe na buruse zizatangwa ku batsinze ku kigero kiri hejuru. Za buruse zitangwa n'igihugu, mbese zigatangwa na leta hagamijwe gushakisha umuti ndetse no gukomeza kwagura byinshi mu bimenyetso bikoreshwa hano mu gihugu cy'u Rwanda, cyane mu gukomeza kurera ndetse no mu gukomeza kuzamura uburezi n'ubundi muri rusange, nk'uko igihugu cy'u Rwanda gikomeje gukataza ndetse gikomeje no kwagura byinshi cyane mu bikorwa ngibyo bikomeza kugenda bigaragara hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye uko bwije n'uko bukeye. Rero ibyo byose birakomeza kugenda bigaragara, bakomeza kugenda bagaragaza
bagaragaza uburyo ibyo bifitwemo imbaraga, bakomeza kugenda berekana uburyo ibyo byose bifitwemo nk'ikimenyetso gikuru cyo gukomeza kwagura ndetse no gukomeza kuzamura icyo twakwita nk'uburezi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Byose rero ukaza kumfasha tukabyinjiramo tukabiganiraho, byose tukaza gukomeza kugenda nyine tubishyira hamwe, dukomeza kugenda tubyagura n'ubundi dukomeza kugenda tugaragaza uburyo byose biri gukorwamo n'uburyo byose bifitwemo gahunda kugira ngo bikomeze binongererwe intera, bikomeze bakomeze banabyagure n'ubundi muri rusange nk'uko bakomeza kugenda babivuga uko bwije n'uko bukeye, bakomeza kugenda babigaragaza, bakomeza kugenda berekana uburyo ibyo byose bifitwemo intego ndetse binafitwemo gahunda kugira ngo bakomeze babyagure, mbese banakomeze bazamure ibyo byose n'ubundi muri rusange. Wenda uko igihugu cy'u Rwanda kimeze uyu munsi wa none cyangwa se intego gikomeza kugenda gifata, hari byinshi cyane bikomeje kugenda bikoreshwa, hari byinshi cyane bikomeje kugenda bifatwa nk'intego zo kugira ngo bakomeze bazamure ndetse banagure ibyo bikorwa byose, ari nibyo turi buze kwinjiramo ndetse turebe education cyangwa se uburezi hano mu gihugu cy'u Rwanda bumeze ute, tuze kuza tubusanisha n'ubugaragara hano ku isi hose, wenda ni mu bindi bihugu uko bagiye baduhereza amakuru byose tubirebe, mbese dusobanukirwe byinshi cyane muri ibyo, dukomeza kugenda tureba uburyo byose ari gahunda zo kugira ngo natwe ubwacu tumenye aho uburezi bwacu buhagaze, ndetse n'iyo tubuhuza n'uburyo isi nayo imeze, tumenye icyo turi buze kuganiraho. Rero abarangije mu marevo 5 ndetse no muri S6 bafite impamyabushobozi bahabwa ijyanye n'uburyo wenda bagomba guhabwamo diplome izabajyana muri kaminuza bitewe n'amanota babonye. Hari n'abahabwa buruse zijyanye n'iz'igihugu, wenda hagamijwe izo gahunda zose mu bijyanye no gukomeza kuzamura ndetse no gukomeza kwagura bimwe mu bikorwa nk'ibyo ngibyo. Wenda ukomeza kugenda usanga babyibandaho kugira ngo bakomeze bagure ndetse bakomeze banashyireho izo gahunda zose mu bijyanye n'ibikorwa igihugu gikomeza kugenda gitegura, ndetse na byinshi cyane igihugu cyacu bifitemo nk'intego kugira ngo bakomeze bazamure ndetse bakomeze banagure ibyo bikorwa byose. Wenda hari hano mu gihugu cy'u Rwanda byose birakoreshwa, mbese bakamenya n'uburyo babikoreshejemo, kubera ko mu gukoreshwa kwabyo cyangwa se mu gukomeza gushyirwa mu bikorwa kwabyo hari ikigenderwaho, hari icyo bafata nk'umwanzuro kugira ngo bakomeze bagure ndetse bakomeze banagire intego nshya mu bijyanye n'ubwo burezi, mu bijyanye no gukomeza kwagura ibyo byose. Ariko wenda ni igisubizo cyiza, ni igisubizo kiri guhabwa ku banyarwanda kugira ngo bakomeze bagure nyine, mbese bakomeze banazamure uburezi hano mu gihugu cy'u Rwanda, cyane cyane ko uriya mwaka ushize kugeza n'uyu munsi wa none harakomeza kugenda hashakishwa uburyo hakomeza kubakwa inclusive education, ubu ni ikijyanye n'uburezi kuri bose bugakomeza bukaba upgraded mu bijyanye n'izo gahunda zose zikomeza kugenda zikoreshwa, zikomeza kugenda ziba intego y'igihugu cy'u Rwanda mu bijyanye no gukomeza kuzamura izo gahunda zose. Rero mbere y'uko twinjira mu buryo uburezi bumeze hano mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se uburyo uburezi bugaragara hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no ku isi hose, ukomeza kugenda usanga wenda ibyo byose bikorwa, mbese bikanakorwa bifite nka gahunda yabyo. Wenda muri make ibyo tugiye gukora cyangwa se ibyo tugiye kuba twaganiraho ni nk'ibibazo bibiri. Wenda hamwe turaza kuganira uko uburezi buhagaze hano mu gihugu cy'u Rwanda, ahandi tuganire uko uburezi bukoreshwa ku rwego rw'isi hose, ubwo ni trend and innovation in education. Ibyo byose tubishyire hamwe tubiganireho, tumenye ngo ibiri gukorwa ni ibi, tumenye uburyo wenda hano mu Rwanda bakiri hasi, ku rwego rw'isi bakaba bari hejuru, cyangwa se urwego rw'isi bari hasi, ku rwego rw'igihugu cy'u Rwanda bari hejuru, bitewe n'uburyo batugaragariza amakuru, bitewe n'uburyo babiduherezamo. Byose tugakomeza kugenda
natwe tugenda tubihuza n'uburyo bigenda bigaragara uburyo byagiye bitangira n'uburyo byagiye bifata intera zose, tugakomeza kugenda tubishyira hamwe, dukomeza kugenda tubereka uburyo noneho byose biri gukorwamo ndetse n'uburyo byose byamaze gufatwa nk'imbaraga z'abanyarwanda kugira ngo bazamure ndetse banashyireho izo gahunda zose n'ubundi nk'uko bakomeza kugenda babigaragaza. Wenda nimba hari n'aho dushyitse ukumva wenda hari n'igitekerezo waduhereza, uraza gushyira hasi aho ngaho muri komenti. Nimba utaranakanze subscribe wayikanda, cyane cyane mu gukomeza gushaka kwagura umuryango mugari wa Road Entertainment. Noneho mboneraho no gushimira abantu bamaze gukanza subscribe, dore ko bakomeje kugenda bagaragaza kimwe mu gikorwa kigaragaza ko turi kumwe kandi kigaragaza ko wenda bafite nyine ubwo bushake mu bijyanye no kubaka umuryango mugari wa Road Entertainment, ya YouTube channel yanyu mukunda muri benshi, musanzwe mureberaho byinshi cyane mu bijyanye n'amakuru ari update, kubera ko tugomba kujya tubana muri byinshi, mbese tukanarebera hamwe byinshi. Rero tudatinze cyane, reka twinjire wenda mu bisa nk'ibyatuzinduye cyane, tubifate nk'aho ari igice cya kabiri cyangwa se nk'igice cya kabiri n'ubundi mu bijyanye n'uburezi hano mu gihugu cy'u Rwanda. Rero mu Rwanda uburezi bufatwa nk'urufunguzo rw'iterambere rw'igihugu. Urumva ko nyine igihugu cy'u Rwanda gifata uburezi nk'urufunguzo rw'iterambere ry'igihugu. Hari inzego nyinshi n'imishinga yashyizweho kugira ngo buri mwana agire uburenganzira bwo kwiga, za bindi nahoze mbabwira ngo ni inclusive education. Wenda mudufashije gake twabanje tukanyura mu mateka make, wenda ni nk'amateka make cyane ajyanye n'uburyo u Rwanda rwagiye ruzamuka mu kijyanye n'icyo twakwita nk'uburezi. Mu myaka ya mbere y'ubwigenge 1962, amashuri yategekwaga cyane n'amadini, mbese ari amadini ayobora amashuri. Ukajya usanga nyine wenda nimba ishuri riri hano wenda rifite idini rifite idini riritegeka ndetse rinariyobora mu bijyanye n'ibyo bikorwa byose. Guhera mu mwaka w'1994 leta yashyizeho imbaraga mu kongera amashuri no kubaka politike nshya mu bijyanye n'uburezi ndetse no muri gahunda za leta n'ubundi nk'uko bakomeza kugenda babigaragaza. Rero bakomeje kugenda berekana ko izo gahunda zose zihari kugira ngo zizamurwe ndetse zikomeze kugenda bakomeza kugenda banazagura, kubera ko bari bamaze kumenyesha ko igihugu cy'u Rwanda kigiye kuba cyashinga politike nshya ndetse kikanazamura iryo reme ry'uburezi kugira ngo bakomeze banagure ndetse bakomeze banamenyekanishe ko wenda ibyo ngibyo bihari ndetse binafitwe muri gahunda. Mu mwaka w'2003 hashyizweho ubumenyi shingiro, icyo twakwita nka basic education, mu bijyanye no gukomeza kuzamura ndetse no gukomeza kwagura izo gahunda zose, aho kuva mu mwaka w'2009 u Rwanda rwatangiye gukoresha icyongereza nk'ururimi rw'inyigisho mu bijyanye no gukomeza kuzamura ndetse no kongera gufata kimwe mu kimenyetso gishya kigaragaza ko u Rwanda rwamaze gushyiraho iyo politiki nshya. Nibwo mu 2012 hashyizweho gahunda ya 9 years basic education, nyuma iza kuba 12 years basic education, kugira ngo abana bose barangize nibura amashuri 12 y'ibanze, bicare bararangije ayo mashuri 12, mbese babeho bameze gutyo, wumva ko nta kibazo bafite ndetse bose bameze neza. Uburyo uburezi bumeze rero ubu ngubu, amashuri y'incuke pre-primary kuva mu myaka 3 kugeza kuri 6, amashuri abanza primary imyaka 6, amashuri yisumbuye segonderi imyaka 6, lower secondary plus upper secondary. Mu bijyanye n'izo gahunda zose, kaminuza n'amashuri makuru high education, harimo za kaminuza nka University of Rwanda, UEK, UR, UTAB n'izindi nyinshi cyane zigiye zitandukanye. Rero ugakomeza kugenda usanga ibyo byose
biri muri gahunda ndetse bifitwe nk'imigambi yo kugira ngo bakomeze bazamure ndetse bakomeze banagure zimwe muri izo gahunda zikomeza kugenda zikorwa ndetse zigakomeza kugenda banazagura mu bijyanye no gukomeza gushyiraho ndetse no gukomeza kuzamura muri ibyo bimenyetso byose, gukomeza kugenda bazamura ibyo bimenyetso byose. Icyo leta rero ikora ubu ngubu cyangwa se icyo leta ifata nka gahunda zo kugira ngo bakomeze bagure, bakomeze banazamure izo ntego zose. REB ubwo ni Rwanda Education Board igenzura uburezi, amashuri n'ibizamini mu bijyanye na gahunda zo kugenzura ibyo byose ku bufatanye n'ubundi na NESA, aho ukomeza kugenda usanga ICT mu mashuri. Gahunda ya No One Laptop Per Child yatanzwe mudasobwa ku bana bo mu mashuri abanza. Ubwo ni ya gahunda y'uko buri munyeshuri wese agomba kuba yicaye afite imashini akoresha ndetse ameze neza mu buryo mu buryo yigamo, ugasanga nyine arabushima ndetse ugasanga ubwo buryo bwose burakoreshwa, mbese bunakoreshwa hagamije gukomeza gushyiraho ndetse no gukomeza kuzamura izo gahunda zose. Rero uburezi bushingiye ku ikoranabuhanga, gukoresha tablet, smart classroom n'uburyo bwo kwiga hifashishijwe interineti, ni uburyo ukomeza kugenda usanga nabyo byarasizwemo imbaraga mu kimenyetso cyo gukomeza kuzamura, aho ubu ngubu dusanga noneho biri hejuru, mbese bikomeza kugenda binazamurwa ku izindi ntera, bakomeza kugenda babizamura, bakomeza kugenda berekana uburyo ibyo byose bihari kugira ngo bakomeze babyagure, mbese bakomeze banagaragaze uburyo byose bigomba gukomeza gukorwamo ndetse n'uburyo bikomeza kugenda bizamurwa, kubera ko wenda uko bwije n'uko bukeye harakomeza kugenda hafatwa izindi ngamba, hakomeza kugenda hafatwa ibyemezo bindi bishya mu ntera ndetse no muri gahunda zo kugira ngo bakomeze bazamure, bakomeze banagure bimwe muri ibyo bimenyetso bikomeje kugenda bikoreshwa hirya no hino ku isi, bikomeje kugenda bikoreshwa hagamijwe kugenda hafatwa izo ngamba, cyane cyane rero hano mu gihugu cy'u Rwanda ho bifatwa nka gahunda ndetse n'ibyemezo byafashwe kugira ngo bizashyirwe muri gahunda za leta n'ubundi. TVET hano mu gihugu cy'u Rwanda, Technical and Vocational Education Training, gushyira imbaraga mu myuga n'ubumenyingiro biri muri gahunda n'ubundi, nk'uko ejo bundi mu minsi ishize cyangwa se mu gihe gishize nibwo igihugu cy'u Rwanda cyari cyakomeje kugenda kidiringa ku bijyanye n'amasomo, bakomeza kugenda bashakisha uburyo isomo rya art, ubwo ni ubugeni, ni ibijyanye n'ubundi n'imyuga, rigomba gushyirwamo imbaraga rikaba ryakiyongera mu masomo yatangwaga, mbese imyuga igakomeza kuba myinshi hano mu gihugu cy'u Rwanda, kubera ko wenda umunyeshuri ashobora kuba yarangiza cyangwa se ashobora kuba yajya hanze, ugasanga afite uburyo we amezemo, ugasanga nyine afite uburyo akoreshamo mu buryo bwiwe. Mu bijyanye na NESA cyangwa se National Examination and School Inspection Authority, igenzura imiterere y'uburezi n'ibizamini ku bufatanye na REB n'ubundi, nk'uko nabibabwiye, ku bufatanye n'uburyo bakomeza kugenda bagenzura, bakomeza kugenda bashakisha uburyo ibyo byose byakakozwemo ndetse n'uburyo ibyo byose byakazamuwe n'ubundi. Inyungu n'imbogamizi uyu munsi zihari mu burezi cyangwa se uyu munsi ziboneka, tugiye kureba inyungu, uburezi bugenewe bose, abana benshi bariga ku buntu kugeza kuri secondary ya 3, amashuri yubakwa henshi, ikoranabuhanga riri kwinjizwa, mbese rirakomeza kugenda ryiyongera, bakomeza kugenda baryagura mu bijyanye n'izo gahunda zose, bakomeza kugenda bashakisha uburyo ibyo byose byakomeza gushyirwamo imbaraga, bakomeza kugenda bazamura, bakomeza kugenda berekana nyine ubundi buryo bushya bwo kugira ngo hakomeze hazamurwe ndetse hakomeze hanagurwe. Ariko wenda hashobora kuba hari inyungu n'imbogamizi zikaba zaboneka, abarimu bake ugereranyije n'abanyeshuri, ibikoresho bidahagije, ikibazo cy'ururimi rw'icyongereza ku bana bamwe na bamwe, n'ingingo nyinshi zidafite ubushobozi bwo gufasha abana mu masomo, mu bijyanye n'uburyo abanyeshuri bahabwagamo amasomo, mu bijyanye na gahunda z'uburyo amasomo yo ubwayo atangwamo, ukomeza kugenda usanga izo mbogamizi zikomeza kugenda zigaragara hirya no hino, ubona zigaragara wenda mu bijyanye n'izo gahunda zose, ugakomeza kugenda ubona birakoreshwa, ariko mu gukoreshwa ugasanga wenda
ntibikoreshwa neza cyangwa se wenda bifite ubundi buryo bikoreshwamo. Wenda nakubwiye ati nimba uri buze kunyemera cyangwa se nuza kunyemerera, turaza kureba uburezi uburyo bumeze hano mu gihugu cy'u Rwanda, noneho tuze kunyarukira no ku isi hose turebe uburyo bumeze. Uburezi ku isi hose, isi yose iri kugenda ihindura uburyo bw'uburezi hifashishijwe ikoranabuhanga n'uburyo bushya bwo kwigisha cyangwa se uburyo bushya abanyeshuri bigagamo, aho usanga trend and innovation nk'ikintu cya mbere gikurikizwa hano ku isi hose, digital learning, kwiga hifashishijwe interinete, Zoom, Google Classroom and Moodle. Ukomeza kugenda usanga ubwo ari bwo buryo bwa mbere buhanitse buri kwifashishwa, aho usanga ubwa kabiri ari blended learning, kwiga bisanzwe mu ishuri hunganirwa n'ikoranabuhanga. Mbese hari abarimu ubu ngubu bakoresha ChatGPT nk'urubuga rwo gushakiraho amasomo, bakaba banayahereza abanyeshuri kugira ngo bayige, ndetse kugira ngo muri cya gihe bari kwigisha cyangwa se muri cya gihe bari kwiga n'ubundi wenda abe yakifashisha ChatGPT atanga note, atanga ubusobanuzi, ndetse ugakomeza kugenda usanga ibyo byose biri mu kimenyetso kindi nacyo gikomeje kugenda cyagura. Uburyo bwa gatatu, STEM education, kwigisha cyane ubumenyi, ubwo ni science, technology, engineering and mathematics. Ibyo byose nabyo bigakoresha, mbese bakanabyagura bijyanye na gahunda z'uburezi. Icya kane ni AI mu burezi, artificial intelligence, ubukoresha bwa artificial intelligence, nk'aho abarimu bunganirwa n'ubwenge bw'ubukorano mu gusuzuma no kwigisha, ari byo nari maze kuvuga hejuru hariya. Ubwo ni ibijyanye n'ibyo bari gukoresha uyu munsi AI. Wenda tutagiye kure cyane cyangwa se dute icyegeranyo cyacu, ejo bundi ngira ngo mu minsi ishize ngira ngo mwabonye inkuru yari yacicikanye hirya no hino ku nkoranyambaga ya Jessica Radcliffe, ijyanye n'uriya mukobwa bari kuvuga ngo witabye Imana, ngo yari ari mu myiyereko n'ifi. Ngira ngo mwagiye mubibona hirya no hino bicicikana ku nkoranyambaga, mukomeza kugenda mugaragarizwa byinshi cyane kuri uriya mukobwa. Ngo wenda wafungura nka TikTok ukabona abantu bari mu gahinda, ukabona video ziragenda zicicikana. Waba uri Kigali Nyamirambo, wenda wamanuka ugeze nk'i Kigali muri Nyamirambo, ukumva uhuye n'umuntu ngo waba wumvishe inkuru y'umukobwa witwa Jessica Radcliffe wariwe n'ifi, wari uri mu myiyereko n'ifi, ifi ikaba yamuriye, mbese ikaba yamwishe n'ubundi muri rusange. Nibyo wari umaze iminsi ubona bicicikana ku nkoranyambaga. Rero biriya nicyo twakwita nka artificial intelligence yakoresheje. Noneho hayoberwa gutandukanya amafoto ya AI ndetse n'amafoto yafashwe na kamera biri kuba live ako kanya. Ibyo ngibyo nibyo byayobekanye, babura uburyo nyine babifatamo, babura n'uburyo babikoreshamo kugira ngo bazamure ndetse banerekane kimwe mu kimenyetso kigaragaza ko wenda ari amashusho yari yagaragaye ari aya AI. Noneho bagiye gukora iperereza nibwo basanze rero umugabo wari wabitunganyije, ndetse n'abanyamakuru bari batangiye kugenda babigaragaza. Ukabona wenda umunyamakuru araharicaye, wenda ari kuvuga inkuru, ariko washishoza neza ukabona ntawe uhari, ndetse n'uri kuyivuga nawe ntawe uhari. Iyo nkuru ntiyabayeho ndetse ntiyigeze ibaho, ugasanga nuko bimeze. Mbese ugakomeza kugenda usanga nyine ari ibintu byihishe, mbese biri kure cyane. Rero uyu munsi wa none muri education cyangwa se mu burezi bw'uyu munsi wa none, hakomeza kugenda hifashishwa icyo twita nka artificial intelligence, aho ukomeza kugenda usanga n'abarimu ubwabo ariyo bakoresha kugira ngo bongererwe ubumenyi, ariko bivuye muri AI, aho usanga bamwe mu gutegura amasomo, mu gutegura zimwe muri noti zihabwa abanyeshuri bifashisha nka ChatGPT cyangwa se izindi meta AI zihari ubu ngubu ku isi, usaba ibintu zikabiguha kandi zikabiguha neza. Icya gatanu cyifashishwa ni nka gamification, kwiga mu buryo bw'imikino, games, kugira ngo abana mbese kugira ngo abana bamere neza, bige neza mu bijyanye n'imikino. Hari uburyo nyine ibigo bimwe na bimwe bukoresha mu bijyanye n'izo gahunda zose, ugasanga wenda
ahari ugasanga wenda ahari arakoresha imikino, arakoresha amagemu agiye atandukanye, ugasanga ibyo byose birakoreshwa ku isi, mbese bakanakomeza kugenda babikoresha, ugasanga nyine muri rusange wenda nibyo biri hanze, wenda ugasanga ku mashuri hari imikino myinshi cyane, muri ya masaha yo kuba utari kwiga uri mu ishuri uri mu mikino, uri kwigishwa n'ubundi uko hakoreshejwe amagemu, nabyo ugakomeza kugenda usanga bizamura ndetse bikomeza no kwagura bimwe mu bikoreshwa hano ku isi mu bijyanye n'uburezi. Icya gatandatu ni personalized learning, uburyo bwo kwigisha buri mwana bitewe n'ubushobozi bwe, aho ukomeza kugenda usanga wenda umwana afite ikibazo iki n'iki, ugasanga hari umwarimu we ushinzwe kumwigisha, ugasanga wenda abanyeshuri runaka bafite abarimu babo, ugasanga umunyeshuri arigishwa bitewe n'uburyo ameze, bitewe n'uburyo we ubwiwe bamubonamo, wenda ugasanga ibyo nabyo biracyakoreshwa, ugasanga bikomeje gukoreshwa hirya no hino ku isi, ugasanga nabyo biri muri cya kimenyetso gikomeza kugenda kigaragaza ko hamaze gufatwa izindi ngamba, mbese hamaze kwegereza abanyarwanda zimwe muri izo gahunda zikomeza kugenda zikoreshwa hirya no hino, hagamijwe kugenda hazamurwa ndetse hakomeza kugenda haniyongera bimwe mu bikorwa nk'ibyo ngibyo bikomeza kugenda bikoresha. Icya karindwi ni lifelong learning, abantu bose basabwa gukomeza kwiga ubuzima bwabo bwose, kumenya ikoranabuhanga rishya, amasomo y'akazi n'ibindi byinshi cyane, wenda gukoresha mudasobwa, gukoresha imashini biciye mu kazi wenda ugiye guhabwa, hari abahabwa akazi biciye mu gukoresha ikoranabuhanga, ugakomeza kugenda usanga ibyo byose birakoreshwa, mbese byaranadutse hano mu gihugu, yaba mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no ku isi hose, wenda ugasanga nyine harakomeza kugenda havumburwa ikoranabuhanga rishya, ariko ugasanga naryo rishyirwamo imbaraga kugira ngo rikomeze rizamurwe ndetse bakomeze banagure izo gahunda zose, bakomeze bafate ikimenyetso gikuru cyo gukomeza kwagura ndetse no gukomeza gushyiraho izo gahunda zose. Rero icyo twakwita nka inclusive education, kimwe twahoze tuganiraho n'ubundi mu ntangiriro z'icyegeranyo cyacu, kugira ngo abana bose bigire hamwe, yaba abafite ubumuga ndetse n'abasanzwe batabufite, kugira ngo noneho bigire hamwe, habeho icyo bita inclusive education, ari nicyo kintu cya munani n'ubundi tugiye kurebera hamwe. Iyi inclusive education hano mu gihugu cy'u Rwanda ni ikintu buri munsi muri education hano mu gihugu cy'u Rwanda gikoreshwa, kugira ngo noneho ireme ry'uburezi rijye hejuru, kugira ngo ireme ry'uburezi rizamurwe, rishyirwe mu yindi ntera, rifatwe nka gahunda yo kugira ngo hakomeze hazamurwe ndetse hakomeze banagure izo gahunda zose. Ugasanga rero ugasanga iyi inclusive education irakoreshwa cyane, mbese barayikoresha muri urwo rwego rwo kugira ngo bakomeze bazamure ndetse bakomeze banagure izo gahunda. Ugasanga iyi inclusive education iri imbere, mbese irakoreshwa cyane mu bijyanye na gahunda zose zikomeza kugenda zishyirwaho n'ubundi, nk'uko bakomeza kugenda barabigaragaza uyu munsi wa none. Ugasanga iyi inclusive education irakoreshwa, mbese baranayagura, buri munsi barayagura kugira ngo barebe nimba bakomeza kwagura ndetse no kuzamura ibyo byose n'ubundi dukomeza kugenda tuganira. Niyo mpamvu bakomeza kugenda usanga ibyo byose byibanzweho, bakomeza kugenda babyibandaho. Icya cyenda ni global citizenship education, kwigisha abana kugira ngo ubumenyi bwo kubana neza ku rwego mpuzamahanga, peace, environment, human right, ibyo byose ugasanga nabyo birakomeza kugenda byibandwaho, bakomeza kugenda babyibandaho mu bijyanye n'izo gahunda zose, mu bijyanye n'uburyo igihugu kibishakamo. Ugasanga harakorwa icyo twakwita nka gahunda zo kugira ngo habeho global citizenship education, kwigisha abana kugira ubumenyi binyuze mu kubana neza, mu kubana mu mahoro, binyuze mu kurinda ibidukikije, environment, mu bijyanye no guhereza buri muntu uburenganzira bwe, wenda mugenzi wawe akaguhereza uburenganzira bwawe, human right, byose ugasanga birakoreshwa, mbese ugasanga ni ikimenyetso gikuru kandi kiri gukoreshwa
cyane mu gukomeza kwagura ndetse no mu gukomeza kumenyekanisha zimwe mu ntego zihari uyu munsi wa none kugira ngo bakomeze bagure ndetse bakomeze banagaragaze izo nshingano zose. Rero ugasanga ibyo birakoreshwa hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no ku isi hose, ugasanga ari ubwo buhumwe, ari ayo mahoro, ari uko gufata ibidukikije neza, ari ubwo bumunyamuntu, byose ugasanga biratangwa. None se urashaka ko ngukorera wenda isuzuma rijyanye n'ubuzima bwawe, bijyanye n'iki, ugasanga nyine wenda ibyo byose birakomeza kugenda byibazwaho, bakomeza kugenda babiganiraho, mbese ugasanga isi irakoresha byinshi, mbese iramenyekanisha byinshi. Rero ugasanga byose birakomeza kugenda bikoreshwa, bakomeza kugenda bashaka uburyo n'ubundi bikomeza gukoreshwamo hagamije gukomeza kuzamura ndetse no gukomeza kwagura izo gahunda zose. Rero wenda wowe dukomeza kugenda tunabana, wowe dukomeza kugenda tuganira muri byinshi cyane, wowe wadukurikiye kugeza ku musozo w'icyegeranyo cyacu, reka nkubwire ko uri uwa mbere, mbese unahawe icyo twakwita nk'amashimwe mu bijyanye no gukomeza kubaka umuryango mugari wa Road Entertainment. Nanakubwire ko uyu ari wo musozo w'icyegeranyo twari twabateguriye cy'uyu munsi. Wenda hari wo wagikurikiranye ureba ni ibiki bimeze gute na gute, bimeze gutya na gutya, wenda ahari wakoze kimwe mu kimenyetso cyiza, wagaragaje kimwe mu kimenyetso cyiza. Rero reka nkubwire ukomeze ugire ibihe byiza, gusabe gukanda subscribe n'ubundi nanone nk'ibisanzwe, cyane mu gukomeza kwagura umuryango mugari wa Road Entertainment. Mbonero no gushimira abantu bamaze kuyikanda, kubera ko ni igikorwa gishya, ni igikorwa cyiza bakoze kugira ngo bakomeze bagure ndetse bakomeze banamenyekanishe umuryango mugari wa Road Entertainment. Rero komeza umererwe neza, mbese ukomeze kubwurwa neza aho uri hose.